mu ishyamba ry'inzitane rya Amazone riherereye muri Amerika y'Amajyepfo, aho amajwi y'imigezi isuma hagati y'ibiti n'ibyatsi bitohagiye yikiranya n'urwunge rw'inyoni n'inyamaswa zizihiza buri munsi. Aho niho dusanga kimwe mu biremwa bitangaje bikunda kandi bikumbitse kuruta ibindi byose kuri iyi si. Ngwino nguhuze na Capybara, akaba ariyo nyamaswa yo mu bwoko bw'ingugunnyi nini kurusha izindi zose ku isi. Ifite ubuhanga buhambaye bwo kogoga amazi kandi akaba ari urugero ruhebuje rw'inyamaswa y'inyamahoro kurusha izindi zose zibaho. Ubwo rero ntiwemere ko inyito y'ingugunnyi ikuyobya ngo itume utekereza ko Capybara ari inyamaswa isanzwe nk'imbeba. Muri siyansi yitwa hydroceros. Ni inyamabere y'ingugunnyi. Ni ukuvuga ko ibarizwa hamwe n'imbeba, ifuku, isiha n'ikinyogote. Iyi nyamaswa nini cyane irenze ibyo wowe wahita utekereza ako kanya ukiyumva. Niyo nyamaswa ya mbere ishobora kubana neza kandi ikagirana ubucuti n'izindi hafi ya zose. Iratuje ku buryo njye ntabona uko mbikumvisha. Cyokoza nukomeza kureba iyi video ukayigeza ku mpera, ndahamya ko hari byinshi uri bubutandukaniyeho n'uwayirebye ataruka cyangwa wayirebye igice. Nta muntu n'umwe utaratangaye nyuma yo kumenya Capybara. Ngiyo impamvu nawe ngutumiye nguze tujyane iwabo twiga imiterere n'imyitwarire yayo bidasanzwe bituma iba kimwe mu biremwa byiza cyane kurusha ibindi. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kanda subscribe kugira ngo ugerweho na byinshi byiza tugutegurira. Digadi, iyi ni Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Tubanze turebe ahantu Capybara ziba. Inkomoko yazo ni muri Amerika y'Amajyepfo hafi ya yose, zikaba ziganje mu bihugu bya Brazil, Venezuela, Colombia na Argentine. Zikunda kuba ahantu zibona amazi menshi nko ku nkengero z'imigezi, mu bishanga, aho imigezi yirohera mu nyanja cyangwa ahakunda kureka amazi y'imvura. Ahantu nk'aho hatuma izi nyamaswa zibona icyo kurya kandi zikabona aho zihungira abanzi. Kubera ko ziba mu mazi n'imusozi, niyo mpamvu ubuzima bwazo budashoboka kure y'amazi. Aha muri Amerika y'Amajyepfo niho hantu hujuje ibyo bisabwa byose kurusha ahandi, wongeyeho ko ho hahora n'ubushyuhe buhagije umwaka wose. Tukimara kugera aho ziba, muze noneho tuzegere maze tuzitegereze tugamije kureba imiterere yazo. Ingano ya Capybara iragutungura cyane. Uburebure bwayo bugeza kuri metero imwe na santimetero 40. Ubuhagarike bukageza kuri santimetero 60, uvuye ku butaka ukagera ku ntugu. Ijya kungana n'intama, uretse ko Capybara yo ubona ibyibushye. Iyo ari nkuru ibipima ibiro biri hagati ya 35 na 70. Nk'injangwe inshuro 10. Ubu noneho urumva impamvu twakomeje kwitsa ku kuba ari nini. Umubiri wayo wuzuyeho ibyoya byinshi ariko byumuka vuba iyo ikiva mu mazi. Ubona ifite ibara rijya kuba ikigina ariko nanone ikajya kuba umutuku wijimye. Abaye ari nk'umuntu twavuga ko ari inzobe idakabije. Ibara ryayo rishobora kuba ryijimye cyangwa rikeye bitewe n'agace ibamo. Yiba ahantu hasa n'ahumutse, ibara ryayo riracya. Yaba ahantu hatose cyane ikijima. Imiterere yayo ni nk'imbeba yasumbira iginini. Amaso yayo, amatwi n'amazuru bitereye ahagana hejuru ku mutwe nk'uko twabibonye bimeze ku mvubu. Ibi bifasha gukomeza gukurikirana ibibera imusozi mu gihe ibindi bice by'umubiri wayo hafi ya byose biba byibiye mu mazi. Ubwo buryo iremwemo buhuje neza n'imibereho yayo. Capybara ni inyamaswa zibaho ari nyinshi mu muryango. Itsinda rimwe riba ririmo izigera ku 10 kugeza kuri 20. Ariko mu gihe cy'izuba ryinshi hari igihe amatsinda yihuza ukaba wabona n'izigera ku 100 ziri kumwe. Buri tsinda riba riyobowe n'ingabo nkuru, ikaba ishinzwe kugenzura izindi no kuzishyira ku murongo. Ubwo rero kubera ko ziba hamwe ari nyinshi, gushyikirana aba ari ikintu cy'ingenzi cyane. Capybara zikoresha amajwi atandukanye harimo nko kumoka, gusifura, guhuma no kujwigira. Ayo majwi azifasha gutanga ubutumwa butandukanye, kugaragarizanya urukundo cyangwa gutanga umuburo mu gihe zikanze icyago. Ikintu gitangaje cyane ni ukuntu imibanire myiza ya Capybara itagarukira hagati yazo gusa. Zagiye zigaragara
zagiranye ubusabane n'inyoni, inkende, ubundi ukabona yuriye nk'akanyamasyo kanini iri kukagenda hejuru. Capybara ntitinya no kurira ingona yo mu bwoko bwa cayman. Niyo nyamaswa imenyerana n'izindi nyinshi zidahuje ubwoko ku buryo utaba wibeshye cyane uramutse uyise inshuti ya bose. Izindi nyamaswa nazo zikunda kuba hafi yazo kubera ko zihora ziri maso, bityo zikaziha umuburo mu gihe haje icyago gitunguranye. Noneho mureke turebe icyo capybara zikorera mu mazi. Zizi koga bidasubirwaho. Kumenya koga ni ingenzi cyane kuri capybara kuko bifasha guhiga icyo kurya ndetse no gucika umwanzi uyihiga. Amajanja yayo afite inzara zatuye ku buryo amera nk'ingashya, ayifasha gusunika amazi mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Capybara ishobora gufunga umwuka munsi y'amazi mu gihe kireshya n'iminota 5, bikayifasha kumara icyo gihe cyose yihisha umwanzi cyangwa irimo kurisha ibyatsi byo munsi y'amazi. Ikigero amagufwa yazo atsindagiyeho gituma zishobora kureremba ku mazi mu buryo bworoshye kandi zashaka kwibira nabyo zikabikora. Iyi miterere ihuje neza n'ubuzima zibamo butagomba kuba kure y'amazi. None se capybara zitungwa n'iki? Twigeze kubikomozaho. Ni inyamaswa z'indyabyatsi. Bikaba bivuze ko indyo yazo igizwe n'ibyatsi, ibimera byo mu mazi, imbuto n'ibishishwa by'ibiti. Urwungano rw'igogora rwazo rukoze ku buryo budasanzwe butuma rubasha gucagagura ibyo kurya birimo ibikatsi byinshi. Igice cy'urura runini cyitwa cecum ni kinini cyane ku buryo hanyuramo ibiryo byinshi bikahamara igihe byikamuramo intungamubiri nyinshi uko bishoboka kose. Ibi byose ni ibidasanzwe bidasangwa ku zindi nyamaswa uretse capybara. Ikindi kintu gishishikaje kuri capybara ni uko zirya amahurunguru yazo. Ibi ushobora kumva biteye sesemi, nyamara ni ikintu cy'ingenzi cyane ku nyamaswa zimwe na zimwe bitewe n'uko ayo mahurunguru ataba yashizemo intungamubiri zose ziri mu byo yarishije. Ubwo rero kongera kuyanyuza mu gifu bituma intungamubiri zose zisigarana uko bishoboka kose, bikagabanya imbaraga yari kujya gukoresha ishaka ibindi, kandi bikagira uruhare mu kubungabunga ibimera byo muri ako gace. Tugeze ku bijyanye no kororoka kuri capybara. Hagati mu mazi atuje kandi acayutse y'umugezi cyangwa ikidendezi, capybara zigiye gukora kimwe mu bikorwa by'ingenzi mu mibereho yazo: kwimanya. Inyamaswa nyinshi zihitamo kubikorera ku butaka, ariko capybara zo zijya mu mazi kuko ariho ziba zizeye umutuzo n'umutekano. Ingabo iyoboye izindi ihoza ijisho ku ngore kugira ngo igaragaje ibimenyetso birimo ukuntu ijwigira cyangwa impinduka mu myifatire iba iri hafi iyibangurire. Iyo igihe kigeze zombi ziguma mu mazi umutwe uri hejuru zikajya zimanya. Igikorwa kimara akanya gato ariko zikabisubiramo inshuro nyinshi kugira ngo zizamure amahirwe yo gufata kw'intanga. Hafi aho izindi zigize itsinda ziba ziturije kuko ziba zitegura ko mu minsi iri imbere zizakira abanyamuryango bashya. Izindi capybara z'ingabo ntizipfa kwimya mu buryo bworoshye kubera ko ya yindi ziyoboye izibuza ikaba ariyo yonyine yiharira icyo gikorwa inshuro nyinshi. Ariko iyo bigeze ku bijyanye no kurera, capybara zigize itsinda zose biba bizireba. Ingore ihaka iminsi 150, ni ukuvuga hafi amezi 6. Ibyara utwana turi hagati ya 2 n'8 inshuro imwe. Utu twana tuvuka dufite ubwoya buhagije, amaso areba neza, kandi mu masaha make dutangira kugenda dukurikiye za nyina. Itsinda ryose uko ryakabaye rigira uruhare mu kurera utwo twana ku buryo bigabanya cyane ibyago byo kuba twapfa tukiri dutoya. Iki nacyo kirakomeye. Capybara y'ingore yonsa akana kose kaje kayigana itarebye ngo nakande. Akana ka capybara karonka aho kageze hose katarebye niba ari nyina yakabyaye. Iyo nyina irwaye, ifite intege nke cyangwa ikaba ihugiye mu bindi, ntishobora guhangayika yibaza ngo akana kanjye karabaho gate we. Capybara yiteguye konsa akana kose kari hafi aho, ibyo bituma zose zimererwa neza. Ibi ariko ntibibuza ko utwana na nyina bimenyana. Nanone mu bijyanye no kurindana akaga, zose zirafatanya.
ingabo ndetse n'ingore zitari konsa zikazenguruka izindi kandi zikazibera amaso ku buryo umwanzi ntaho yamenera. Mu mezi 4 akana karacuka kagatangira kugira uruhare mu mibereho isanzwe y'itsinda. Capybara zibaho imyaka iri hagati y'4 n'8, ariko iyo iba mu kigo cyita ku nyamaswa ishobora kumara imyaka 12. Twakomeje kuvuga ijambo umwanzi. None se abanzi ba Capybara, inyamaswa ya mbere igira urukundo, ntabahe? Ku isonga hari jaguar na puma, hakaza cayman n'inzoka ya anaconda. Ikintu Capybara zikora kugira ngo zibashe gukomeza kubaho mu gace kuzuye abanzi ni uguhora ziri maso no kuba ziteguye guhita zisimbukira mu mazi zigahunga. Kuba zihora ziri kumwe ari nyinshi bizifasha mu gutahura ko hari ikigiye kuzigabaho igitero hakiri kare. Iyo zimwe ziri kurya izindi zikomeza kuba maso, umwanzi yaza zigahita zitanga umuburo. Iyi mikoranire yo ku rwego rwo hejuru igabanya ibyago byo kuba zakwicwa, nubwo atari ko buri gihe zicika abo banzi. Mureke noneho tuvuga ku mibanire y'abantu na Capybara. Uko abantu bagenda barushaho gutura basatira ibice birimo inyamaswa z'igasozi, niko barushaho kwisanga batuye hafi ya Capybara. Mu duce tumwe na tumwe hari n'aho usanga nazo zarihuje n'ubuzima bwo mu mujyi, zikaba zajya aho abantu baruhukira ndetse zikamenyerana n'abantu ku buryo bajya banazikoraho kubera imico yazo myiza zisanganywe. Gikunda abantu bagikinisha, bakacyagaza, bakagikiniraho, mbese nta mutima mubi cya Capybara kigira. Nyamara uku kwegerana n'abantu nabyo biba bishobora guteza ibibazo, ari nayo mpamvu leta ishyiraho amabwiriza ashyira imipaka ku mishyikirano abantu bagirana n'iyi nyamaswa ya nta makemwa. Uyu munsi ku rutonde rwa IUCN rugaragaza inyamaswa zo ku isi ziri mu byago byo gucika, Capybara ntiriho. Ziri hirya no hino mu bihugu bitandukanye byo muri Amerika y'Amajyepfo kandi umubare wazo nturi kugabanyuka. Nubwo bimeze bityo ariko ntizibura kubangamirwa n'abahigi bazishakamo inyama zo kurya hamwe n'abashaka uruhu rwazo. Uruhu rwa Capybara ruvamo amasakoshi, inkweto, imikandara n'ibindi byiza kandi biramba ku buryo biba biri ku giciro cyo hejuru ku isoko. Ariko leta zishyiraho amabwiriza atuma ubwo buhigi butarenze urugero ndetse bukaba bukumiriwe mu bihe bimwe na bimwe. Ikindi kibangamira Capybara ni ukuba abantu bagenda bagura ubutaka bahingaho ndetse n'ubwo bubakaho imijyi. Nyamara Capybara igerageza kwihuza n'impinduka, ikabasha kuba hafi y'abantu no mu masambu yabo, iri kumwe n'amatungo yabo ndetse bamwe bakayikunda bakayijyana kuba mu ngo zabo. Ikindi gitanga icyizere ko izi nyamaswa zitazacika ku isi ni uko hari ibigo byitangira kuzirera ku buryo n'iyo zahura n'akaga ko gucika mu gasozi haba hari izindi zirindiwe muri ibyo bigo. Hari isomo ryoroheje ariko ry'ingenzi cyane dushobora kwigira kuri Capybara: amahoro, imikoranire myiza no kumenya kubana n'abandi ubwabyo ni imbaraga. Mu buzima bwayo burangwa n'ubwitonzi no kubanira neza izindi nyamaswa zose, haba igihe iri mu mazi cyangwa iri imusozi. Capybara igaragaza ko atari ko buri gihe imbaraga zisaba nyirazo gutontoma no gutomboka. Akenshi bisaba kumenya icyo wakora ngo ugume hafi y'abandi utabishisha cyangwa ngo nabo bakwishishe. Iyo abantu bakomeje kubungabunga ahantu hari amazi kandi bakubahiriza ubuturo bwa Capybara, baba batanze icyizere ko iyi nyamaswa ndetse n'izindi zisangiye ubuzima nayo zizakomeza gusagamba mu migezi, mu bishanga no mu bidendezi byo muri Amerika y'Amajyepfo yose. Murakoze kureba.